Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ariko ahanganje kubereka akantu kamwe k'ingenzi cyane. Abantu benshi muramwibaza ahantu mwakora indirimbo zifite copyright mukahura, ariko muri iyi video ngiye kwereka ahantu wakora indirimbo zidafite copyright cyangwa se music zidafite copyright. Indirimbo ukoresha muri video zawe ukaba wazishyira ku rubuga runaka, urugero ukaba wazishyira kuri YouTube, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi hantu, nibigi ikibazo guteza mu buryo bwemewe. Izi ndirimbo zirizewe 100%. So icyo usabwa no kureba video kujya ku musozo kugira ngo nawe ubashe kubyikora, biroroshye cyane. So mbere yuko dutangira video ndakwibutsa gukanda like. So kadutangire. Mbere yuko dutangira kamaze nkwereke YouTube Studio muri phone yawe, niba ifitemo iyi application bita YouTube Studio, niba ifitemo urabanza uyisibemo, kuko ibyo ngiye kukwereka iyi YouTube Studio utayisibyemo ntabwo bikora. So nanjye kanyisibemo tugendana akantu ku kandi. Okay, ndakora uninstall, manze nyikore muri phone. Ukabona ko yavuyemo, numara kuyikuramo ujye kuri Chrome browser, ukoresha n'umukoresha Chrome cyangwa Opera, ngiye nkoresha Chrome. Numara kujya kuri Chrome ujye muri search, wandikemo YouTube Studio. Muri search wandikamo YouTube Studio. Numara kwandikamo YouTube Studio usearching. So ukimara kwandikamo YouTube Studio urahita ureba aha hejuru kuri tuno domo turi mu nguni, nizere ko wabonye dutatu, udukandeho. Ubanze phone yabanze ihindure nk'imashini, handitse desktop site, ko wavivuye. Nusanga atavivuye uhavivure, urabona ko wavivuye. So numara kwavivura kugira ngo phone yawe ukoreshe mu buryo bw'imashini nibwo bigenda neza cyane. Urazuminga, numara kuzuminga urebe ahangaha, sorry gato. Okay, urazuminga, numara kuzuminga urebe handitse YouTube Studio, aha mbere habanza wakandeho. Numara kwakandeho urarindira gatoya, katurindire gatoya aho batuzanira turebe. Okay, so urabona ahantu base batuzanira, urareba hagana, urazuminga urebe hagana mu nguni. So guys, ahantu batuzaniye urazuminga gatoya. Numara kuzuminga urebe ahangaha hari akantu kameze nka music, nizere kuri ko nandi gushyira udufresh. Hari akantu kameze nka music, ugakandeho. Numara ugakandeho bahita bakugeza ku rutonde rw'indirimbo YouTube iba yaratoranyije ikazishyira ahangaha zemewe zifite copyright. So tuno tuziki twinshi cyane, dore hari na search, uburyo wasearchinga indirimbo ushaka cyangwa se umuziki ushaka runaka. Dore search kanyikwereke, dore ngiyi ahangaha naho uba wasearchingira indirimbo cyangwa se ukumva muri izi ngizi baba baduhaye. So katwumve muri izi baba baduhaye, rero twihitiremo iyo dushaka, mwere ku buryo wayidownloading ukashyira muri phone yawe ukazayikoresha muri video. Nimutazi uburyo wayikoresha muri video, umbwire hasi muri comment, ndagufasha ndakora indi video kwereka uburyo wakweditinga ukoresheje izi ndirimbo. So katwumve muri make izo baduhaye, kadukane nko kuri iyi ngiyi. Urumva kara karimbo keza cyane cyangwa se injyana nziza cyane. Ushaka kuidownloadinga urascrollinga uzana ibumoso urebe ahanse download, ahangaha ube wabasha kuyishyira muri phone yawe. Urahakandaho, kimara kuhakandaho nana ko bahise batwereka ko igezemo. Ahangaha nguyu yamaje kugera muri phone, ahita ukanda open uyibone cyangwa se uyisange kuri file yawe haba hari indirimbo, urahita uyigeraho. So nindi washyira kuri phone yawe nuko nguko wabikora. Katurebe nk'indi like n'indi, ni nyinshi cyane ziba ziriho, uhitamo iyo ushaka ukaba wanasearchinga ukaba wayikoresha. So uburyo ni ubuntu kubukoresha, ntacyo bisaba. Nizere ko nawe ugiye kubikora, ni uburyo bworoshye cyane. Kujya muri kambigusubiramo make umenya uburyo twacemo ngere, kujya muri Chrome yawe ukandikamo YouTube Studio. Amara kwandikamo YouTube Studio ukatukanda ahangaha kuri music. Amara kwakanda kuri music mu buryo bw'ibumoso bahita bakwereka indirimbo ubuhageze. Ni uburyo bworoshye cyane.
ntabwo bisaba ibintu birebire. So nizere ko iyi video yagufashije. Nimba yagufashije kanda subscribe, kanda like, sige comment utubwira ikindi kintu twazagufasha muri video ikurikira. Nibagirwa gukora share ku nshuti zawe nazo ubizi ko zikeneye kumenya ibi bintu. Duhure mu yindi video ikurikira ntigucike.